Iyo tuvuze umukire, benshi duhita tubirebera mu ndorerwamo y'iby'isi, cyane cyane ubutunzi n'amafaranga bigaragarira amaso. Ariko se ni bite ko tubona yabo twita umukene n'uwo twita umukire bose baba barira? Umubwiriza niwe wagize ati byose ni ubusa gusa. Kuki isabana n'ubu tutari twabyumva kugira ngo dushakishe ubutunzi nyabwo? Ese kuba umukire bivuze iki? Kugira ngo rero ube umukire ugomba kuba ufite ibyiza tugiye kukwereka. Ubaye utabifite, igihe ni iki cyo kubishaka. Umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke, ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Umutima w'inyabute urifuza kandi ntacyo uri bubone, ariko umutima w'inyamwete uzahazwa. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni akunda ibinyoma. Gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Hariho uwigira umukire kandi ntacyo afite. Hariho uwigira umukene kandi ari umukire cyane. Incungu y'ubugingo bw'umuntu ni ubutunzi bwe, ariko umukene ntacyo akangishwa. Umucyo w'umukiranutsi uranezeza, ariko urumuri rw'umunyabyaha ruzazima. Ubwibone butera intonganya gusa, ariko ubwenge bufitwe n'abagirwa inama nziza. Ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara, ariko iyo icyifujwe kibonetse kiba igiti cy'ubugingo. Uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka, ariko uwumva itegeko azagororerwa. Kwigisha kw'abanyabwenge ni isoko y'ubugingo, gutuma umuntu ava mu mitego y'urupfu. Kumenya gutunganye gutera igikundiro, ariko inzira z'abagambanyi zirarushya. Umunyamakenga wese akorana ubwenge, ariko umupfapfa agaragaza ubupfu bwe. Intumwa mbi igwa mu kaga, ariko intumwa idatenguha itera kugubwa neza. Uwanga guhanwa bimutera ubukene kandi bikamukoza isoni, ariko uwemera gucyahwa azakuzwa. Ibyifuzwa iyo bibonetse binezeza umutima, ariko abapfu ni ikizira kuri bo kureka ibibi. Ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Ibyago bikurikirana abanyabyaha, ariko abakiranutsi bazagororerwa ibyiza. Umuntu mwiza asiga umwana uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene, ariko hari ikeneshejwe n'akarengane. Urinda umwana inkoni aba mwanzi, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Umukiranutsi ararya agahaga, ariko inda y'umunyabyaha izasohonza.